rwose se ari mate ana ntabiba birenze mani use ari kibi dukoze niki aho yize nirenge wanyu rero naho nshaka kubyuka ese ari mate udufashe dukora iki ibintu mwe muri mani inyuma ndi harahi twitwanze tukigana usu kugira gutya ibi ngibi byawe we uranongeye Yesu Shafi nize bite mwana wapi wana skuru nakatiwa ntabwo wagandakatira tu ubu nyine ndi mu zamani mvuye skuru reka ntabwo kigeze kiza kiri yo wapi wana umva se uri hudusa gira nyine nk'ikaragaho n'iki n'ikimani dupanga ibizunguka mana karatandaburiza tu oya wana ibyo mbyira bimbaza wana nahageze oya wana reka nze mana Bro, yo la fish saza. ntacyana muri kumwe Asha ntacyana kuri. Ese mbona hanze ntabwo yafunze. wapi basi undi bana waje kiga Mani ngo nyine baragoswe mani hari ukuntu umuntu yicara mu nzu akihugiraho mani ugomba nakwama. kuki se ma Push up bro. Ndakwemeje mani usanze nkwemeje. wo warayimaze man Usanze nkwemeje. iki bana wowe wala wirataye no geto man Geto mani bayarampunye mani byiza birahenda. ese man bimeze bite man Shani fresh none. utaje school Reka mana muza makuzi amarasi nge mbona nagiye nkatira mani. Shabani skura mara bwa made nani banga tefo Byana bimeze bite se vibes ndi cool. undi saje de man skura rameze fo Kumbwiriye muse. umva se kubimeze ndashaka kugutira biro man radio gushaka radio akose manje oya banze nawe uri ikibazo cyane nawe bakizi kondomu wakoresheje hano amashuka aratose use kuko nawe urabizi imana nta mukozi ngira cyane matwa turi mu binya nawe wabonye ukuntu twavuye hariya ndashaka kumubwira nanda mu jambe ati ngwino ndagushaboka neza nsohoka ngene so wabonye ko nacyana gitayana ikigoryi cy'umwana w'ibingo se mama we buriya kuki yatumye koko Claudine agira ko nta hantu hasa Shafi no kambise manda ku wallahi ntabwo ndi kukubwira cyane amana ngiye mfite cyane no kigenda kugwa mu ahubwo ushobora no kubukije ngo kugakira ko manzi silva rwanda ndabishyira imana narabaye gahunda mwana abuziranye n'abantu benshi ntabwo haba hano ho kuba ntabwo mbaca kukimenya ko nibera mu butu mande kare nyine rese wewe murayihangana wewe genda ukirebe urumva uzi G cyangwa se twazana pangu n'umutsi kumbura bora usinya murumva ntayiye yari yazarya Sakesi kama nalitunganya cyane igihe ayina nawe mwara kunaniye kweli gusa urambaza kuko aho ngiye harakureba wahora n'iki ko nsigaye mbona kesi afite mapu zidashira za buri munsi
bagiye kureba bya bisore bye aho kureba ibisaza bo bajya bikura. Taniya nawe sinjya nkwizera reka kubereka boyfriend wanjye nawe nabereka. Gumana baza nzamenya namukeneye. Ase we kuyindara mumweretsera. Yusura namwereka umusheri wanjye ajya amenya urwego arimo. Ariko ubundi ko mutanyereka boyfriend wanyu jya mutse natangiye gukunda nazajya ubwaho ndamukundisha rimwe. None se urimo twakuburengaza bwo gukunda umuhungu muko mwebwe mwanga kubanyereka sinzi impamvu. Ako tutageze muri byishimo reka n'ibindi nazo gusanga udasanga na gahunda yagipfuye. nawe bahungu utaza kunesha umutwe maze kugucyura uranyumva. Ubwo agiye kugenda ajya mu Kinya dusize hano mu bwigunge aragenda. Yose n'umwuga kujyana wamukurikiye cyangwa kujya kureba aho ujya kureba Ako murapfa nanjye nuko washaka Birimo birakomeza kumera amatwi. Mumve mbabwire nanjye ubungu wabona agiye. nyine mumve mbabwire mureke ngende ibindi turaza kuvugana ingarutse ese bampeshere kandi nuza kugira gutinda nazo kuza kugucyura nta mwanya mfite. sava. Allo? Yola. Bu bimeze bite se? Sha nanjye ni fresh kabisa dore wowe wanambirije abantu. Sha wapi maze? Reba duhane gahunda ngo hoya se. Atujya duhane mapungura za skuru bitukwama nta nibyo wambwiye. Mami nyine ntago yarahari urumva nabo shabanza nyumve nyine ntabwo nagiye sikuru mani kagakobwa kacu nyine karatashe tu urumva ntabwo nari gusigura umuzamu w'ikigo rye hano mu rugo wenyine. Uri hutu se? Apo umukecuru siniba adahari n'umusaza kwa adahari wakubwiramo. Aya si batabatinze se. Nyine nk'uko uri kubyumva ntabwo byakunda tu. Batabatinze wana. Nakundi nyine. Gusa nanjye nari nkumbuye badawe. Nta kibazo tuzasubira. Bye. Arakukatiza imana. Mandi urwana narwo sinerekeza none ora. Yaruzana kwa mama zategurisha mwana. Baji reka mubwire ntari wowe. Ikaze comoke mande bandi hano nerekeza tu. Uyu munsi mwana nanjye meze neza. Mani mucyana. Baseji nawe reka nze muyobe nyine ntari. Wowe cyane nyine wowe tutakibiriza tu shafi. Wewe turi kumwe mwana ntabwo reka nyeme bya bintu gihe gitegereje. Telefone ntari. Turi kumwe gisaza. Genda shawe ntabwo kurupu yake. Isuku yawe mwana wigirwa ku mashyi. Kunari buri. Oye, buretse gato reka ndanikarisha twicaye nijoro sibyo hari ibintu Injira n'abafunzi. Kesi.
ntabwo ashobora no kunyifasha ariko Chérie, ese que si bameze gushara ngukunda. ongera kubibwira tugeze ubutaha Deal. cyakoze mwabana cyakoze ugeze ahubwo se ko maze iminsi utaza ku ishuri byihoreye tani nta mukozi dufite mami nyine ntabwo yari ahari urumva rero ntabwo twagusiga urugo rwonyine umwana ari hejuru rero bagiye mu kazi tu mu kazi hanyuma papa wawe se wembaza ibya papa wawe ese umukozi w'abanyagiye uvuga ko utiga umukozi wacu ariko ngo uzi nta mukozi dufite noneho yagiye agize ati nta makuru afite umva nyine dufite cya kizamu cyonyine nicyo dusigaranye nese tukagisigira urugo ntabwo se wafunga gusa rero turateganya kuzana umukozi ntabwo nzagaruka ahubwo yibwirira fada diripu biti yaje ku ishuri reka sinigeze amubona umunsi wose ngo iki sinzi ahantu yagiye ntabwo uzi ahantu yagiye seriye ahubwo nayo twaje kukureba kare mva yigeze kunyamagara ngo ashaka ko tubonana njyewe nari ko kiri ku ishuri nyine ari za burage zacyo kumbe ke none se urwaye kurusugira mbese urimo akaza kukureba oya ubwo zaba musanze ahangaha nambaye ahubwo se hejuru yambaye ubwo n'ijipo nyabaki ntatunguwe se natungurwa ibi ni ibisanzwe ariko ubundi tani jya umenya ko ukiri akana gato akana gato se bivuga ese ubwo n'icyo wambaye nambaye inifomu ariko kiriya kigo cyacu gisigaye kinatwika mbese ubu perezida agatansakurira ariko ansakuriza ahubwo ufite ibibazo ubwo uratangiye uzuga wambaye ute be Karibu wanjye kesi. twavuganye ngo Shiri. tungahe Tano. tujyane Mugiye mideli. Ora mu gakino ndacyari umwana koko ahubwo gira bamubona umukozi uje ku ishuri kuko birashyushye cyamva cyakoze cyo ejo nzaza school we byarize ejo nzajya gina njye school uzaba nko kumbura kumva nzaza tu nta kibazo turi wanjye na makeup ra baby mba ndi kuganira n'inshuti zanjye cyangwa wabeshya mama wawe sibyo uretse cyangwa wabeshya mama wawe hanyuma uhamagara bya bisaza biza kukureba ese waba byasanze nabigurwa n'igihe usanze wigize noneho ibaze cya gikozi cyumvisha uvuga ibyo biganza kandi amukora umukozi umugira niyo cya kizamu cya kigaryi ngo ni ese umuntu bamara gushinga ko ashinzwe kurinda ibitaro uzi umuntu wagira ntabwo uzi umuntu wagira sha ngo byiherere barega abana bo mu bipangu baba bafite ibibazo none se sheri ko nshaka ko ndodora ku kantu akangaka akakozerane cyane cyangwa se ugakuremo nkajyane mu rugo amafaranga azibuze ubwo wese renga ndakuzi ntabwo wayabura nzayashaka ariko ndagakeneye tu mutiyani ke yonyine ntabwo ari menshi menshi ye ndagukunda nzaguha n'inzu y'iwacu sibyo nzayiguha iwacu nabo bazajya iwabo ntukagire ikibazo ubundi wowe ufite ishati nta kintu baba wabuze we usobona ndi umusore w'ubu neze bu kesi mwiza wakiriza iki ndashaka kabazuka kabazuka kiriya cyo mu icupa ringana uku none mfite icyaka mwese ubwo cyajyaye akogireka kugira umusinzi uzi ko sishira mwana mfite yo burugera ngo ejo nzakubone mu nzira wa baba iri kugenda umanyagurika ucikagurika ntabwo ibyo bintu bari ibyo ni by'abarezi urabizi ntabwo uri ibintu bikunda sibyo kwanza ndi umunandakaje ese ubu ndabona icyo wawe tuzajya ubu nk'umwana mwiza ukanywa fanta fanta ni iz'abarezi mwana ntabwo uri umurezi niyo mpamvu uri gushaka kujya unywa biriya bintu
bimeze kuri ibi ibintu by'abantu basinze ugira ngo ujye ugenda n'uncana wihagaritse sange umuntu wundi ahanyura ahita asinda nibyo bintu ushaka urugira ngo njye mbona amaso yameze nk'enda kuvamo hejuru y'inzoga ntabwo njye ngukunda nkwe inzoga ngukunda umeze gutya urumva reba ukuntu usarika igitoto utemba ahandi hantu urizi Niya kuri ibisaza wenda kuzi narabibuze ahubwo ndangire cyaswe wenda nicyo cyakora neza ntabwo iki cya papa wawe si igisaza ntabwo none ndapfuye ngo cyande cya papa wawe sinzi ko cyasize ahubwo se wamana nimero ze nkazicomokana nkazamusura ibisaza ngikuye nyine muri ako kantu seriye ndamubwira reka nizere ko ari za burake zawe ntabwo wabikora ariko se oya papa nanone byagaragara nabi ariko siko kandi ndagakeneye shona nzakakubohera mana ese ko ari ibintu toto ahubwo ndigendeye njyewe numva narambiwe uragiye ndagiye sha rero mba nkubwire niseguye nimba niwe mu maserfi na friends banjye urumva sha nta kintu twigeze dutegura nyine kandi akasundi ubu hari ushonje nta nzara mfite nta kibazo ubwo ejo turi kumwe nutinya so n'ubizi oya ntabwo nzatinda yakura muri pupe runini rungana gutya ukagira mufatanye mu buryo nka kucyubuje utambwira Kimitwaye sora maje kumbwira ko mu rugo badahari ahubwo oya kurangambura kwera narese urugarira nk'ungu yasanga nkaba misi ubwo ngubwo ariko nta birenze wana hari urwo batavose urwo batakirikana karibu basi uretse kumva karibu shere wa munganire rero wisanzure nijye nawe tu ariko nanjye ngiye ubundi uno munsi ariko wambirije tunagiye sikuru nari nzi kuri buzino ntabwo waje nanjye niyo mpamvu se nkaruta akagenda nawe nese undi sikuru umuntu azahorayo none se sawa nese hano mu rugo kuko nta muntu uhari nawe maze ntabwo twisanzure tu ariko tu ako se ndibera ase ubu ngubu uraca barekana kandi se drip ndahora drip ni ukuri kw'Imana ngaho ndebera niyo tuntu twose ngiye mba nufite ahubwo turi tayari turi tubiyara ku muhanda tubiya umwana wese urumva ntabwo twawowe ahubwo umva none nkwereke niyo ndasanga
nshaka kujya dushe sibyo dushe genda nyine udushiture urumva urasanga nanjye mbisoje dushe ndabona nta n'ibirenze tu aya bana genda sibyo ako nagufasha ntarebe noneho ngera dushe no nanjye genda icitira turatuntu ntari turahuza nigo nta kibazo ngaho nyine itunganye vuba vuba nanjye tegera ncitire turatuntu nta kibazo Oh my god. Drip, mtazi mu cyumba se? Hakunira ikuzanye tu. Kore bodo nzatinda no. Drip, mama mwisaba. Ate bitwaye cyane umuntu abagiye ko batari kugomba kwatwara. Drip ariko nkoresheje amavuta. Oya gutya nta. Bakoreba nk'ubumeraje. Uburyo yafata turi muri salama ntabwo ariko yabifata turi hano mu bishanga. Reka ibyo wanyu wowe reka dutwike se wabwe dutwike se Okay. Urabizi ko ibyo bintu byawe ntabwo njyewe ikibazo cyane shiri kumutera muri kuri VIP tugomba kuba twikareka no se nta mubyeyi uri kuyaka koza tu uri kugaragara fresh siko uniform zigira umuntu mubi ubwo isi mbibona ariko nta n'ibirenze tu kuri hano hantu jagara Ndiko ndeba ntazi ukuntu meze n'ibiti byabaye neza Yusubiza vuba se nyine bunaragiye ndakubaza n'ibiti byabaye hano ko ndeba Luna